mukagira nkaho nta kintu bibabwiye, nyamara uyu munsi hari indwara zirenze imwe, yemwe zirenze ebyiri, nubwo se mvuge eshatu zishobora kukurambika ku gitanda cy'urupfu, nawe uraho wicuza ngo iyo menya simbe narabikoze cyangwa se simbe narasomanye. Nugusomana ndimo ndavuga, nyuma yo kwicuza icyakurikiraho namwe murakizi, nugupfa. Muri make reka nkubwire indwara 5 simusiga mbi cyane wakura mu gusomana cyangwa se mu gikorwa cyo gusomana. Numvise ko hari na bamwe muri mwe ngo mubikora neza, mbese muri inzobere. Nitwa Samuel Mugisha, turi mu kiganiro Menya Byinshi, ni kuri Tele Montagne Rwanda. Amakuru dufite twese ni uko kuri uyu munsi wari uburyo busigaye bukoreshwa n'abantu basuhuzanya kubera iterambere twagezeho mu minsi ya none. Twabonye n'ababyeyi kenshi bakunze gusoma abana babo kugira ngo barusheho kwegerana nabo no kubagaragariza urukundo rwa kibyeyi babafite cyangwa se baba babafitiye. Sibyo se? Ni umuco wazanywe n'abazungu aho iwacu, nyamara wakunzwe na benshi banawushyira mu bikorwa. N'ubu wabona hari abantu muri mwe uri kunyumva uyu munsi cyangwa se muri uyu mwanya muri iki cyago muri mu gusomana. Nk'ubu bushakashatsi bwagaragaje ko gusomana bigira ingaruka mbi cyane ku buzima bw'umuntu iyo biramutse ari ibibaye, ndetse izi ngaruka ngiye kuzikuramburira neza muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ibuka urebe munsi y'iyi video, ureba ahantu hirabura handitse subscribe, ubundi ujye ubona ibiganiro nk'ibi ngibi buri uko tubishyizeho. Reka duhere ku mitezi yo mu kanwa. Imitezi, indwara ifata imyanya y'ibanga ikayitera uburibwe bukomeye cyane. Ntabwo wabyumva utarigeze uyirwaraho. Uretse iki gice, hari nubwo ifata n'igice cy'akanwa, hanyuma ikahatera uburibwe burushaho kwiyongera uko iminsi ihita indi igataha. Nubwo iyi ndwara ikunze kwandura binyuze mu gukora imibonano mpuzabitsina, ariko burya ngo ishobora no kwandurira mu gusomana hagati y'uyirwaye n'utayirwaye. Mu gusomana, umuntu yavanamo kwangirika kw'amenyo. Iki kibazo kivuga hagati y'umwana na nyina igihe umubyeyi akunda gusoma umwana we ku munwa. Mu gihe umubyeyi asoma umwana ku munwa, hari ubwo musigaho udukoko twangiza amenyo y'umwana, bityo igikorwa cyo kwangirika kw'amenyo ye cyangwa se y'umwana kigatangira ubwo. Ubusanzwe utwo dukoko tuba mu mubyeyi cyangwa se mu kanwa k'umubyeyi, ngo ntabwo tuba mu kanwa k'umwana muto. Ni udukoko tuba twibereye mu macandwe y'abantu bakuru. Iyo rero umuntu mukuru asomye umwana ku munwa, namwe murabyumva igikurikiraho. Indwara yitwa meningokoko. Meningokoko nginde ndwara yandurira mu gusomana kandi ikaba ifite ubushobozi bwo guhitana uwayirwaye. Indwara igera mu mubiri ikabanza kwangiza umurongo uhuza ubwonko n'ubutirigongo, spinal cord niko turwita mu rurimi rw'amahanga, ariko ruhuza ubwonko n'izindi ngingo z'umubiri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyi ndwara ikunda gufata abantu cyane cyane bakunda gusomana bakamara umwanya bonkana ururimi, ibizwi nka deep kissing. Ntabwo wakwiyumvisha udukoko tuba twibitse ku ndimi zacu. Hepatite B nayo ni iyindi ndwara, nacyo ni ikindi cyago wakora muri iki gikorwa. Binyuze mu gusomana bivuga ko abantu baba bafite ibyago byo kwandura iyi ndwara ya hepatite mu bwoko bwa B ikomeje guteza ibibazo ku isi. Indwara ifata umubiri iyo igikorwa cyo gusomana kibaye, maze amatembabuzi y'uwanduye iyi ndwara agahura n'amatembabuzi yo mu kanwa k'uwo bari gusomana. Ibi bikunze kuba ku bantu basomana ariko bakaba bafite ibikomere ku munwa cyangwa se mu kanwa, ari naho kwa guhura kw'amaraso n'amatembabuzi bihurira, maze agakoko gatera iyi ndwara kakabona urwaho rwo kugera mu mubiri, maze kakawuzahaza koko. Reka tuvuge ku ndwara z'ubuhumekero. Uretse indwara twavuze hejuru, hari n'izindi ndwara z'ubuhumekero zandurira mu guhuza amatembabuzi cyangwa se zandurira mu mwuka abantu benshi bandurira mu gusomana. Urugero ni nka coronavirus, nubwo yenda twizera ko itagiteje inkeke cyane. Mu gusomana ushobora kuhakura ubundi burwayi burenze ubwo watekereza. Niyo mpamvu ahari cyangwa se niyo mpamvu umutima mwiza ari ingenzi kumenya ibyo dukora ndetse n'ingaruka bigira ubuzima bwacu, maze buri wese agahitamo ibimunogeye n'ibimubereye. Ni benshi bishimira igikorwa cyo gusomana. Ikiganiro Menya Byinshi ni ikiganiro ukurikirana neza iyo umanutse munsi y'video ugakanda ahantu hirabura h'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi ukajya ubona ubutumwa ako kanya nuko dushyizeho ikiganiro gishya. Niba warabikoze birahagije, utari wabikora nanone iki nicyo gihe. Samuel Mugisha niwe wumvaga ntuzacika ubutaha, ibi kuri subscribe.